akugira nanjye ritare gufasha gusenga Imana fakumbwira gusa ati nahavuye nabikoze n'uburenganzira kandi ukumva ko Imana iri kumwe mu izina rya Yesu Kristo w'Inazareti. So ikijumba ari ikintu gikomeye mu buzima bw'umuntu wari wese ku isi. Rero kuba urose ikijumba ubwacyo, ikindi ugomba kumenya neza yuko kurota izo nzozi bisobanura ko ku kintu cyitwa financial situation warose ibijumba ni ukuri amafaranga agiye kukwitaba, nkuko ibijumba byera vuba, nkuko bitagombera ifumbire, nkuko bitakugora, ugiye kugera ku mugisha icyo ukoze cyose. Umunyamahoro byose wabyakiriye, nta kavuyo, nta nduru, uri sokwaya, umuntu utuje, nta anxiety zihari, nta kirwapi, nta pressure, nta sukari, nta kavuyo, ku buryo mu masengesho ubusenga uri umuntu utuje, uri umuntu ko warose byawe. Nuvuga ngo icyo ugiye kubaho ni icyo ngicyo mu buzima bwawe. Ugendo uyasuke kuri bariya, ubuzima buhinduke, amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Amahoro y'Imana n'umugisha w'Imana n'urukundo rw'Imana bibanira mwese bakunda ubumwe bw'abera ministries, amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka kandi bugahinduka bw'abandi. Burya nababwira ngo kumwe bw'abera turabakunda cyane, Imana ibaha umugisha. Muziko mwabona maze imisi murebe inzozi zitandukanye, n'uyu munsi ndumva nshaka kubwira inzozi cyane ko hari umuntu wambajije ngo kurota ibijumba byitwa ngo iki, rumonde cyangwa ibijumbu, icyo twita patate douce cyangwa se twite ngo ni sweet parallels. So byose ni ikijumba turimo tuvuga, tugiye kuganira kurota ibijumba in general. Nagira ngo mbihuze muri ubwo ntitubivuga kimwe, kuko urumva bamwe babyita ngo ni ikijumbu, abandi ni rumonde, abandi ni bitakure batandukanye. Rumonde nyine urabyumva ni Uganda, bitakure ni mu Rukiga, hanyuma bijumbo ni mu Burundi aho ngaho, hanyuma mu Rwanda ni bijumba nyine. Sasa mu Cyongereza kita ngo ni sweet parallels, so kabyumva ko bimeze. Hanyuma mu Gifaransa ni la patate douce. Imana ibaho umugisha mu izina rya Yesu. Ni ikijyanye no kurota ibijumba muri rusange, kurota ibijumba, kurota ibiryo bisobanura. Imana ibaho umugisha. Rero muri kumwe na Revera Jean Baptiste Ntambabazi, ubakunda cyane kumwe bw'abera ministries. Nje Imana yahaye rino yerekwa kugira ngo musobanukirwe ibyo urose. Nyaboneka inzozi nibwo buzima bwawe, kandi iyo umaze kumenya kwiso no kuzisenya burya ubuguwe neza. Gusa mugiye gutungurwa no kumva kurota ikijumba ukuntu ari ibintu bimeze ukundi kuntu bijyanye n'icyo uri butekereze kuza kubona n'icyo witegura muri byose. Imana iguhe umugisha rwose. Kandi Imana izadufasha kandi ugende ubigeraho byose kandi bizakunda. Kandi bizaba ari sawa rwose, kandi uzaba ari sawa cyane cyane kubimenya no kubyumva no kubikora. Byose ni ibintu byiza ku buzima bwawe. Reka dusengane Imana rero mwese muherereye hirya no hino ku isi, kandi mubwira abavandimwe mukomeze mugubwe neza. Amahoro y'Imana bane kuvugana natwe, kuduhamagara, kutwandikira no kudushyigikira, kandi ndagusaba ngo rwose jya usharinga kino kiganiro, kandi Imana iguhe umugisha mu izina rya Yesu. Rero reka dusengane Imana. Uwera wa Isiraheli, Imana y'amahoro, byiringiro byanjye, mahoro yanjye, imbaraga zanjye, we niringira ku manywa na nijoro. Ujye umbera ingabo inkingira, kabone nubwo amakuba n'ibyago byaza binsatira ari byinshi, ariko ujye umbera urufunguzo rw'ubuzima, kandi mu byago n'amakuba bijya bingora ujye umbera Imana nkabona neza. Rero ndashimye kuri Imana yanjye, kandi uri umukiza, kandi niringiye kuzakora ibikwiriye kugira ngo umugisha ubashe kuboneka hafi ya twese. Nk'umugisha ari abantu bawe bakomeje gukurikira ubumwe bw'abera ministries, kugira ngo ubahe umugisha mu buryo bukomeye cyane, kandi ubatabare mu buryo bwose. Yesu Kristo umwami wacu, amen. Imana ibaho umugisha cyane rero mwese mudukurikiye ubumwe bw'abera ministries. Ngira ngo misije twahuganiriye ngo nurota ziriya nyamaswa nta mutekano ufite mu rugo, ngira ngo nazibasobanuriye. Utarazi uzajye gushaka ikiganiro kirebe cyo cyabanje kimuso tugiye gusobanura kurota icyo twita ikijumba cyangwa se ibijumba. Nabwiye ngo ni rumonde, ni bitakure, ni ibijumbu, ni ibijumba, patate douce, ni sweet parallels. Byose kwa bishaka abyumva muha cyangwa sweet potatoes kugira ubyumve neza, tagira nza kugora. Urumva ko ugomba kubisobanukirwa. Rero burya impamvu nashatse ko umuntu wabimbajije, kandi ni umuntu uherereye muri Amerika. Imana ndagushuhuje muntu wanjye uri aho ngaho muri Minnesota. Imana iguhe umugisha kandi kugiye neza cyane. Ndasora n'umuntu uri muri Indiana. Imana iguhe umugisha muntu wanjye uri muri Indiana, nawe wambajije nzazi gusobanurira aho muraho ugira ikibazo, ariko uyu munsi nifuje gusobanura
ko numvise bari ibintu bifite injyana navuga nti ntabwo namubwira wenyine, musaba ko nzamusobanurira kuri kamera mwese mukabyumva. Icya mbere tugomba kumenya kurota ibijumba. Ibijumba ubwabyo ni byera mu buryo bworoshye. Icya kabiri ntibisaba ifumbire nyinshi. Ikindi ni imbuto ibasha kwihanganira kwerana hamwe n'ibindi byatsi bitari ngombwa. Ibijumba wabitera byonyine, wabitera mu bishyimbo, wabitera mu masaka byakwimeza. Ni ukuvuga ngo ni uburyo bugaragara ko ibijumba ari igihingwa cyoroha cyane, watera mu mufuka, watera mu ndobo, kandi ikindi cyerera amezi make kandi ntikivuna, nta mirimo myinshi gisaba mu buzima, ibintu biba byihuta cyane. Rero byumve ko mu buryo bwose butandukanye muri different cultures cyangwa from over the world cyangwa se ku isi yose, usanga ibijumba ahantu hose bigira imbaraga mu kwera bitavunnye, ntibisaba guhinga ibintu binini, ntibisaba gukora ibintu byinshi, nta mvune, nta guhoramo. Kera bajya mugani ngo kubagara ibijumba, ariko twaza kubagarira kuko ariko bitanga mugani ya kera ngo arikoze ubusa nkubagara ibijumba, twasanze ibijumba bigomba kubagarwa, ni ngombwa. Ariko ubona ko ibijumba iyo birebye, cya mbere biroroha mu guhinga, biroroha mu gusarura, byera vuba, kandi bitangira kwera ubona imigozi itaruma, ya migozi ukayica kuyitera ahandi, kugira ngo ukabona ko ari ibintu bworoshye cyane. Ikindi ibijumba burya abadiyabetike bemerewe no kubirya. Ibijumba bigira intungamubiri mu buryo bitunga cyane, bifite mu buryo bibaho mu buzima gutunga abantu. Ikindi ibijumba babikoramo biswi, babikora nk'imigati. Ibijumba ni ibiryo byiza cyane, naho ugitaye kiramera, naho ugitaye kirashoboka, kandi heramwo ibinini, ibito, uburyo bwose, ku buryo usanga ikijumba ari ikintu gikomeye mu buzima bw'umuntu uwo ari wese ku isi. Rero kuba urose ikijumba ubwacyo ni ukuvuga ngo ni ikimenyetso cy'iterambere, cyo kuzamuka, cyo kujya mu birere no kugera ku ntego y'ibyo ushaka gukora mu buzima bwawe. Byonyine kukirota gusa, ariko mbabarire ntukirote urimo kirya birumvikana. Ariko kuba ucyokeje, kuba ugitetse, kuba ugikura, kuba ugihinga, kuba ugisarura cyangwa ugisoroma, kuba urimo ugihata, kuba ucyanitse, kuba ubyoza, ibyo byose vraiment ni amahirwe masa ku buzima bwawe. Ni bivuze ngo byose ni impamvu. Ikindi iyo umaze kurota ibijumba, menya ngo ni iterambere, hari ukubyara. Niba warabuze urubyaro, birasobanura ngo ni ifumbire, kuko ntisaba ifumbire. Bivuga ngo mu buzima Imana iguhaye kubyara, iguhaye kubaho, ibyo ukora byose birakunze. Ni ukuvuga ngo mu byo ukora mu buzima bwawe, Imana itangiye kugira ikintu ikora, kandi mu rugo ugiye kugira umugisha. Wabirota uko ariko kose, navuze ngo ubihinga, ubisarura, ubisoroma, ko wabira ubyoza, ubiteka, gusa utabirya, bisobanura ikindi ko it's a new beginning in your life. Biravuze ngo ni itangira ry'ubuzima bwawe. Burya byera mbere y'ibindi bintu byose. Uruzi ubihinga, ubirose ubifite, uko wabibona kose, biri ku munzani, biri hehe, aho wabibona hose, menya ngo it's a new beginning. Ni itangira ry'ubuzima bwawe, ni itangira ry'amahirwe, ni itangira ry'umugisha, ni itangira ryo kwiga, ni itangira rya mariage, mbega ni itangira kuvugwa neza, gutabarwa. Ntabwo tuzahora tubabwira inzozi mbi, ni nziza ziba zikenewe kugira ngo wumve ko nicyo warose nacyo ari cyo kizima, kandi ntibizakubuza kugitangira ituro ko ari ikintu kizima. Warose ni ibintu byiza, ibintu byiza byose umuntu arabishimira Imana akabinezerwa. So rero urose ibijumba, it's a new beginning in your life. Just tangiranye ubuzima bwawe bwiza, kandi bivuze ngo uzagera kuri destination yawe, nta muntu uzagushobora. Nicyo bisobanura bya bijumba, byaba iby'umweru, byaba bitukura, byaba byokeje, byaba bitetse, ariko attention utari mu biryo. Icyo ukwiye kukimenya. Ikindi cya kabiri, kurota ibijumba bisobanura development. Iyo tuvuga development, ntabwo tuba tuvuga gusanga amafaranga, no, bivuga ngo iterambere mu kintu cyose, haba ku buzima, haba mu bikorwa za infrastructure, haba kuba ugiye kubaka amazu, ubirose imenya ngo wa mushinga wo kubaka ugiye gucamo, wa mushinga wo kwiga ugiye gucamo, wa mushinga w'ibintu ugiye gucamo. Bivuga ngo by'ukuri uba developed, cyangwa se uterwa imbere, urazamuka mu ntera, kuko Imana yamaze kubaka ubuzima bwiza mu kubaho kwawe. Yesu rero aguha umugisha. Rero kurota ikijumba ni ibintu byiza, ahubwo ndi wowe nahita njya mu rusengero ngatanga ituro ry'ishimwe, ugahamagara tukagusengera ngo naritanze, kuko ni a new beginning, ni development, no gutera imbere kwawe, kandi
bazakuramira byihuse, ni hahandi wadepoje bagiye guhamagara mu kazi, ni hahandi wasabye viza bagiye gusura mu kazi. Ngo ni uburyo buzima ugiye kwakira ya mahirwe akomeye. Rero ikindi kurota ibijumba babyita ni meaning of success, ruvuga ngo icyo tufite kugera ku ntsinzi cyangwa se kubigiye kugera kuri success yawe, success yawe. Niba ari ukwiga uzasoza amasomo neza, niba ari ukurera abana bazakuru bashyingira usigare mu rugo n'umutware no mu cyangwa uri umugabo usigare unezerewe, uvuga yuko nta kibazo gihari umuryango wawe. Ni ukuvuga ngo iyo urose ibyo bijumba mu buzima bw'iwawe, ni ukuvuga ngo iyo success ku kintu cyose ugiye kugira intsinzi muri wowe, ntabwo uzatsindwa no kubirota. N'umugisha udasanzwe, niba warabirose ikomere mu mashyi, kandi gusa ntibikomere mu gatuza, ugahura n'Imana ikaguhana, ikomere mu mashyi, tanga ituro ry'ishimwe, tanga igitambo ushima Imana yuko ugiye kuba successful muri domaine iyo ari yo yose. Aho uzakandagira, muzabana nabo, haba mu rukundo, haba mu kazi, vraiment ni success kandi nziza ifatika yihuta. Ikindi ukwiye kumenya, iyo urose ibijumba harimo gukira, kubera ko burya ibijumba birimo ibitunga umubiri cyane, kandi ibijumba burya bijya bibalansinga isukari y'abantu. Burya baravuga ngo barya ibijumba bike cyane bikabalansinga isukari ku bagira diabetike. Ni ukuvuga ngo ubundi birose ni ukutabarwa mu buryo buri spirituel no buryo buri ki busanzwe mu buzima duhuramo. Ni ukuvuga ngo harimo intsinzi mu buryo bwose, kandi ikindi harimo gukira ku cyaha, gukira ku mubiri, gukira mu bundi buzima, kuko warose cya kijumba muri ya domaine wifuzaga Imana igumisha. So rero kurota ikijumba no kukibona imbere yawe ni ibintu byiza cyane kandi bikomeye. Data wa twese abagomba kugufasha mu nzira zose kugira ngo bigende neza. Ndwara ngo harimo gukira indwara, harimo ikindi kintu, harimo ubuzima, harimo kwigizwa imbere, ibyo kandi ukabibona. Ikindi ugomba kumenya, kurota ibijumba bisobanura ngo uri unbalance, ntabwo ukiri unbalance. Ubwo uvuga ngo ugiye kugira ubuzima bufite balance, butari up and down, bitamanuka ngo bujye hejuru. No, ugiye kugira ubuzima bufite icyerekezo, ugiye kugira ikintu stabilité y'ubuzima bwawe, ugiye kugira stabilité dans la vie. Ngo ntabwo uzongera kuba disturbed, bivuye ngo namanutse, nazamutse, navuye aha, nagiye aha, ejo byari ibi, uyu munsi bihinduka ibi, ejo byari ibi, ubundi bihinduka biriya. No, ugiye kugira ngo stabilité vraiment muri every domaine. Bivuga ngo ugiye kugira balance mu buzima bwawe, nta mpamvu yo kumanuka, nta kuzamuka, nta sekuse mu buzima, nta kaga mu buzima. So ugiye kubaho mu buryo busa nkaho butakugoye mu kubaho kwawe, rimwe na rimwe bukubera uburyo bwiza kugira ngo Imana igutabare. So rero kuvurota ibijumba, nshuti yanjye, ni ikimenyetso gikomeye cy'uko Imana iri mu ruhande rwawe, kandi ko Imana igukunda, kandi ibasha gukorera ibitangaza bikomeye, kandi ishaka kugira ngo kugire neza, nawe ubashe gutsinda urugamba ndetse ugere kure nk'uko wifuza kuhagera. Imana iguhe umugisha mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Biravuze rero ngo mu buzima, mu rugo rwawe hagiye kujyamo balance. Ngo hari ukuntu umuntu aba ukabona ubuzima ni up and down, up and down, up and down, hasi hejuru, hasi hejuru, nayabonye nayabuze, nariye naburaye, nambaye nakennye, nakabonye banyirukanye, nize natsinzwe, natsinze byagenze. Byo ugasanga abana bavuye ku ishuri ntibabe, byo ugasanga ubuzima nta equilibre, nta kuringanira guhari. Rero iyo urose ibijumba bisobanura ngo mu buzima bwawe Imana ishyizemo balance. Ngira ngo urimo urantahura niba unyumva neza cyane. Up and down, nariye, nashonje, nize, nakunze, banyanze, bankunze, bantaye, basanze, banjugunye, bandetse, bankuye hano, banjyanye aha, banshyize aha, bankubise. Ukisanga uri up and down ku buryo usanga ubuzima bwawe udashobora kubonera isura cyangwa inzira cyangwa ikimenyetso, ahubwo ukisanga uri mu bikomere bidasanzwe ndetse bikugoye. Ariko rero iyo urose ibyo bijumba nicyo bisobanura ngo ugiye kugira balance mu kazi, mu bikorwa, memo no ku buzima bwawe, memo spirituellement cyangwa the spiritual. Uzumva ufite gukizwa kutarimo balance, kutarimo unbalance. Gukizwa
kuko utajegajega, ubone niba wishimye, uratuje, uri umunyamahoro, ibintu byose wabyakiriye, nta kavuyo, nta nduru, uri sokwaya, umuntu utuje, nta anxiety zihari, nta kirwapi, nta pressure, nta sukari, nta kavuyo, ku buryo mu masengesho ubusenga uri umuntu utuje, uri umuntu ko warose byawe, nuvuga ngo icyo ugiye kubaho ni icyo ngicyo mu buzima bwawe. Imana iguhe umugisha cyane. Ikindi ukwiye kumenya urose ibijumba, nuvuga ngo ugiye gukomera, ugiye gukomera pe. Ikijumba barya bokeje, barya bahekenye, barya batetse, barya ari ifiriti, barya batonoye, barya batanahase, n'ikijumba gikorwamo biswi, gikorwamo umugati, gifite za mbaraga, kibitsemo isukari karemano, kitagombera amafumbire menshi, kitagombera imirimo myinshi cyane. Rero biravuze ngo ni ugukomera mu buzima bwawe, ugiye gukomera mu buryo bw'umwuka ndetse no mu buryo bw'umubiri, ukagira imbaraga, wakira uburwayi, no mu buryo w'akazi kawe ugiye kuzamuka. Niba wacuruzaga imiliyoni runaka zigiye kwikuba, niba wakoraga ibi bigiye kuzamuka. Kuba warose rero ubona umurima w'ibijumba, biravuze ngo ni icyo kintu cyerekana ko ugiye gushora amafaranga wunguke, aho usaba credit bazayiguha, ibyo ukora bazagufasha. Muri make ibintu byose harimo facilities, ni ukuvuga ngo icyo twavuga ngo lack of access ku buzima bwawe ivuyeho, utakaza amahirwe yo kubona ikintu avuyeho, ahubwo ikigiye kubaho n'iki ugiye kubona. Kandi ikindi umenye ko icyo twita gukorwa isoni no kumwara bigiye kuvaho, shame and reproach in your life bivanyweho, n'ibyo ugiye gukomera muri famiye, mu muryango, mu buzima, mu iterambere. So no kurota ikijumba cyangwa ibijumba ni igitangaza ku buzima bwawe, ni igitangaza mu buryo bw'umwuka, ni igitangaza mu buryo bw'umubiri, ni igitangaza mu rwego hejuru, ni igitangaza kirenze, gitangaje mu rwego utamenya, ni igitangaza gikomeye kirenze urwego twaba turimo, ni igitangaza kiri hejuru kirenze uko dutekereza, ni igitangaza kiri hejuru kirenze n'urwego twabihagararamo, ku buryo Imana igomba kuba iri kumwe nawe muri byose. Amahoro y'Imana abane nawe, kandi umugisha w'Imana ukuzeho, byumvikane neza yuko harimo gukomera. Ikindi iyo umaze kurota ibijumba byanitse cyangwa se ubibona imbere, kamwe ngo uburyo bwose wabirotamo uretse kubirya, bisobanura kugirirwa icyizere, kugirirwa icyizere. Nubirota menya ngo ugiye kugirirwa icyizere, haba mu kazi, haba mu byo ukora, haba mu ugenda. Ni icyizere kizima ugiye kugira, ni icyizere kidasanzwe, ni icyizere gikomeye, ni icyizere mu mbaraga zose, ni icyizere cy'ubuzima, ni icyizere ahantu hose ugiye kugira. Uvuga ngo ugiye kugirirwa icyizere n'abantu, abari barakuretse, abari baragutaye, abari barakujugunye, abatakwifuzaga, abatagutekerezaga, bagushyize ku ruhande, ariko ugiye kwifuzwa n'abantu benshi kubera yuko warose ibyo bintu, kandi kuko ari ukugirirwa icyizere mu buzima bwawe, ni ukugirirwa icyizere aho wari waragitakarijwe. Muri make Imana ikweretse ko ugenda uba cleaned, ugenda wezwa, ugenda imyanda abantu bagushyizeho kuvaho, ubugambo bakuvuzeho, ibyo bakugambanyeho, so ugiye kuba so cleaned ku buryo usanga uri wa muntu muzima, kandi Imana yagiriye neza, kandi Imana igenda itabara mu buryo bukomeye kandi mu buryo bw'imbaraga. Yesu akugire neza. Ikindi yurose kubona ibijumba, biravuze ngo imigenderanire yawe hagati n'abantu, relationship hagati n'abantu mwaganiraga, aho mwahuzwaga, aho mwavuganaga, hari haracitse nk'ibice, ariko Imana ikubwira ngo noneho ubuzima bugiye kugenda neza, ugiye kujya mu cyerekezo neza, bigiye kugukundira, ugiye gukomera, ugiye gutera imbere, nta dayimoni izakuvangira, nta mwanzi uzaguhagurukira, ahubwo ugiye kugira imibanire neza n'abantu mwari mubanaga, abo muri famiye, abo mwakoranaga, abo mwari muturanye, inshuti zawe za bugufi, abakubaga hafi, abari barakuretse bagiye kugaruka. Muri make ugiye kugira imibanire myiza, abantu bakurwanya bagiye kukwegera, bagutaye bakwegera. Mbega ugiye kujya muri periode yo kubana n'abantu beza mu buryo bwiza, mu nzira nziza, kandi wisange uri mu bisubizo bikwiriye. Bigana nuko harimo imibanire, atari uko wari umuntu mubi, atari uko utari uzi gukora, ahubwo ari uko umwanzi yari yakurwanije kugira ngo utabasha kubana n'abantu. Imana iguhe umugisha, kandi Imana iguhembure. Mukomeze mukore comment, mukomeze mukore share. Yes, nkivuga
subscribe uko n'ubundi irayibibwirira ubwayo mukabyibonera. Imana iguhe umugisha. Rero biravuze ngo imibanire myiza n'abantu igiye gutangira kubaho, ibintu bikundi. Ikindi ugomba kumenya neza yuko kurota izo nzozi bisobanura ko ku kintu cyitwa financial situation warose ibijumba, ni ukuri amafaranga agiye kukwitaba, nk'uko ibijumba byera vuba, nk'uko bitagombera ifumbire, nk'uko bitakugora, ugiye kugera ku mugisha. Icyo ukoze cyose, aho ubibye hose, aho ushinze ikintu hose, here wumirwe unezerwe. Bivuze ngo icyo twakwita ngo financial cyangwa se biri finance, situation financière ku buzima bwawe vraiment igiye kugenda neza. Akantu akunyugiye ukabona agafaranga, ukabone icyo ushoye byemera kugiye byemera. Muri make ibyo uzakora bizakorohera kuko bitagombera ifumbire, bitagombera n'umugozi urimeza ukera. Rero by'ukuri none baze urose aho umugozi wimejeje ukabona n'amaso yawe w'ibijumba, ukabona aho byimejeje, menya ngo noneho nishaka ndashora. Niyo wacuruza umunyu, niyo wacuruza iki, niyo wagira gute, ikibi ni ukwicuruza gusa. Uwicuruza wazahomba ntazunguka, ariko icyo wakora cyose kizakubera umugisha kandi kizakugwa neza. Ikindi ubimaze kurota ibijumba bisobanura amahoro. Uzatinye ibijumba bishobora kwera mu zuba, bishobora kwera mu mvura, birihangana, bifite ukuntu byihanganira ikirere n'ibindi byose. Kandi niyo ihene zonye imigozi ntizirye mu mizi, n'ubundi urongera ugashibuka umugozi, ukongera ugatoha, ubuzima bugakomeza. Bivuze ngo nawe nuko ibyawe bikomeza mu nzira nziza kandi bikagenda neza, bigakorwa mu buryo bwiza, kuko Imana rero biragusaba ko Imana yagufasha muri byose, kandi Imana ikagutabara ikakurengera. Ibyo bivuze ngo nta kindi kibazo gisigaye gikomeye. Ubirose Imana yakugiriye neza cyane kandi yagufashije kandi yakoze ibitangaza bikomeye rwose, kandi mu nzira zirenze urwego umuntu yabitekerezagamo. Biravuze rero ngo wowe gukorera icyo gihe amahoro, kuko urumva nk'uko umugozi w'ibijumba byihangana, Imana iguhaye amahoro kandi iguhaye icyo bita commitment. Kugira ikintu cyo kwiyemeza no kudacika intege no kudacogora no kugera ku nshingano ku cyo wifuza kugeraho, ndetse no kuba ugiye gutabarwa mu buzima bwawe bwose no kurengerwa. Uvuga ngo hariho gushyira mu bikorwa. Ikindi ugomba kumenya, kurota ibijumba gusa uramutse urose uri kubirya, nabwo kurota urya mu nzozi ntabwo ari ibintu byiza cyane. Ahubwo kurota ubona ibijumba byokeje biri kumbabura, birasobanura ngo ahazaza hazakorohera, ntihazakugora, ntihazakuvuna kubisevinga, ubihereza abantu, ubihinga se, ubisarura se, ubibona mu isoko, ubona babyikoreye, ubona mu modoka, aho habireba hose. N'iterambere ku buzima bwawe, n'icyerekezo kizima cyerekana ko umwuka w'Imana ari kumwe nawe, kandi umwuka w'Imana arimo agenda akora ibitangaza. Ikindi kubirota birasobanura ngo iyo umaze kurota ibijumba gutyo, bisobanura ngo hari abantu bari close kuri wowe, hari abantu bari bakwegereye ariko batari abantu beza, bakwegereye ku nyungu zabo utazi, zihishe hirya, zitagaragara, zifite papasi zabo, ariko bisobanura ngo burya Imana iyigijeyo, ugiye kuba utuje, uratamutse rwose, kandi bisobanura nk'imvura nigwa uzera, izuba rivuye nta kibazo. Rero kurota the sweet parallels, cyangwa se kurota patate douce, cyangwa ebitakure mu Rukiga na n'urumonde mu Rugande, n'ibijumbo mu Burundi, ni ibintu sawa cyane. Kandi vyo ngo ni viazi ni kwa mu Kiswahili, lakini sio viazi uraya. Viazi uraya ni pomme de terre, yoto ni viazi tu, nabyo n'ibijumba. Nabwo ngo ibyo byose irimo ugenda ubibona, bisobanura ngo namahirwe, n'umugisha, n'icyerekezo, nta ntsinzwe irimo. Bigiye gukora, ugiye kuba successful. Navuga ngo niba ubirota bino bintu cyangwa ukazabirota, byo byuko ujye mu rusengero, utanga ituro ry'ishimwe riremere, uti niteguye kwakira imigisha yanjye Imana yanyemereye. Yesu akugina nanjye ritari gufasha gusenga Imana,
kumbwira gusa ati nahavuye nabikoze n'uburenganzira kandi ukumva ko Imana iri kumwe mu izina rya Yesu Kristo w'Inazareti. So rero kurota bino bintu ni imbaraga, ni uburyo bwiza mwari kumwe rero n'umukozi w'Imana ugukunda cyane. Oya ntabwo ndasoza, warize mu gisoza se bana mwe ngo uri kumwe na Jean Baptiste Ntambabazi, uwo twita Reverend Jean Baptiste Ntambabazi. Uyu nguyu ni umugabo utatinya, ntita ku byo bavuga, ibyo bamvuga, uko bandeba, uko banyumva. Nge kimpa agaciro nuko Imana imbona, nuko nge nanjye niyumva, kandi kimpa ikinezeza nuko ngera ku ntego yanjye. Rero mbirota kenshi nanjye njya kubona iyicano, njya kugera ku byo ngezeho. Narose ibijumba n'urugero nguhaye, mbirota kenshi gashoboka. N'ubundi mu buzima busanga ndanabikunda, je by the way ndabikunda, ariko mbikunda mu buryo butandukanye. Wabitetse ifiriti ntabwo ntabirya, ndabikunda. Babona ifiriti ari ukwangiza uburyohe. So rero wabibona bifurayinze, wabona uri nk'ubiteka, wabona uri nk'ubihata, ubisarura, ubihinga, ubyanika, ubyoza, ubiha abantu. Ibyo byose ibijumba, sweet potatoes, nakubwiye, patate douce, cyangwa se ukaba ari ibijumbu, erumonde, bitakure, ndetse na tota viazi. Ariko siyo viazi ulaya. Viazi ulaya ni ibirayi, pomme de terre, viazi ni ibijumba. Ibyo byose ni amahirwe, ni icyerekezo, ni intsinzi, ni ukudakorwa n'isoni, ni ukuzagera kure cyane mu byo ukora. Aho ukibirota, niba afite amafaranga, tangira ucuruze, tangira ukore ubuzima. Ni ibintu byiza cyane. Imana ibahe umugisha cyane mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Amahoro y'Imana bane namwe. Rero mwari kumwe na Reverend Jean Baptiste Ntambabazi, inshuti yanyu akadasohoka, ibakunda cyane. Mukomeze mugume kumwe. Stay tuned on channel of Ubumwe bw'Abera Ministries, aho amavuta kandi agira amateka ubuzima bugahinduka. We love you so much, tunawapenda. Naringiyo. Shalom shalom. Ubumwe bw'Abera Ministries, amavuta kandi agira amateka ubuzima bugahinduka. Mwiyerekwa ry'umushumba Reverend Ntambabazi Jean Baptiste, ubwo yasengaga Imana yamuhishuriye abantu benshi batsikamiwe n'amateka mabi, imuha amavuta ngo genda uyasuke kuri bariya ubuzima buhinduke. Amavuta kandi agira amateka ubuzima bugahinduka.